World Mission Report. Mu buzima bwacu bwa buri munsi bibaho ibitarakubayeho, hari abuzi byabayeho. Benshi twatunguwe n'ahantu dukora, abandi twatunguwe n'ahantu dutuye. Bibaze kuba umuntu yaravukiye mu mujyi wa Kigali akaba yarahayikuriyemo ariho yarerewe, uyu munsi wa none akaba atuye mu ntara aho twita mu cyaro. Ashobora kuba yaratunguwe nabyo, ariko Imana irahamurindiye. Hari abandi batunguwe n'abafasha babo, abagore babo, abagabo babo, bitewe n'uko bakuranye cyangwa n'uko bari babanye. Ntabwo bari barigeze batekereza yuko babana nabo. Ntabwo ari ibyo gusa, wibutse umuntu watunguwe n'akazi akora, inshuti ze zikamubaza ziti mbese ako kazi wakagezemo gute, byagenze bite, ni iyihe nzira waciyemo kugira ngo ubone ako kazi? Nawe ubwe ntabwo abasha kubisobanura kuko ntabwo yari abyiteze, byaramutunguye. Hari n'abandi batunguwe n'ibindi byinshi. Ibintu byo gutungurana bigenda bite? Mbese biza koko umuntu yabyiteze cyangwa atabyiteze? Kenshi na kenshi iyo bigutunguye hari ubwo bigushimisha. Buri wese afite ibintu byiza byamushimishije, byamutunguye bitewe n'urugero rwe cyangwa se aho aba. Reka uyu munsi wa none basuhuze ngo ubone amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Ibintu byiza bidutungura mu buzima nibyo ngiye kuvugaho. Uyu munsi ndababwira inkuru ivuga ngo akazi nk'inzozi, kubona akazi nk'inzozi. Ni amakuru y'ahandi twateguriwe na Andrew M. Siena, mukaba mukurikirana amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda mu ishuri rya Noah Emmanuel. Ndabasaba ngo tujyane kuva dutangiranye iyi nkuru maze tugeze ku musozo. Ndagusaba ngo utege amatwi maze tujyane mu nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi ndababwira inkuru y'umwana w'umukobwa nako n'iy'umudamu witwa Jane uba mu kirwa cya Shiri. Tujyane mu nkuru yacu. Jane ntabwo yateganyaga kujya ku kirwa cya Shiri avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yarangizaga amashuri ye ya kaminuza muri kaminuza ya Andrew, yifuje kujya kwigisha Icyongereza muri Shiri nk'umukorerabushake mu gihe kingana n'umwaka. Yatekerezaga ko nyuma y'uwo mwaka azasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho avukira, ariko nyuma y'imyaka 5 yisanze ari kwigisha amasomo ya Bibiliya muri kaminuza y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ya Shiri. Dore uko byagenze bite. Kuva akiri umwana muto, Jane yifuzaga kuzaba umuvugabutumwa. Ubwo yarangizaga amasomo ye ya teolojiya muri kaminuza ya Andrew, yabwiye umwe mu barimu be icyifuzo cye. Uwo mwarimu yari yarafashije undi munyeshuri kujya gukora nk'umukorerabushake muri Shiri, maze agira Jane iyo nama yo kunyura muri iyo nzira. Jane yashimye icyo gitekerezo. Ubwo yari amaze kurangiza amasomo ye, yasuye urubuga aho bashobora koherereza ubusabe bwabo bwo gukora nk'abakorerabushake. Yohereje ubusabe bwe muri Shiri. Nyuma y'igihe gito ubusabe bwe bwaremewe, maze yurira indege ajya kumara umwaka ari umukorerabushake yigisha Icyongereza mu gihugu cya Shiri. Abantu mujya mwaka professional internship, Imana ibahe umugisha. Jane yaranezerewe cyane. Yamaze umwaka wose yigisha Icyongereza ndetse n'amasomo ya Bibiliya, kandi arema ubushuti. Jane yararikiwe kumara undi mwaka wa kabiri, maze nawe arabyemera akamara umwaka wa kabiri ari umukorerabushake. Umwaka wa kabiri warangiye Jane ashobora kuvuga Icyesipanyolo neza adategwa. Mbega ibyiza! Kandi itorero ryo muri Shiri ryari rikeneye umuntu ushobora kuvuga indimi zirenze rumwe, mbese uvuga Icyongereza n'Icyesipanyolo. Jane yahawe uwo mwanya. Jane yarabyemeye, kandi nyuma y'imyaka 5 yakurikiyeho yabashije kongera umubare w'abizera, hanga atoza abanyamahanga iby'itorero. Birumvikana Jane yamaze igihe kinini hano muri Shiri. Ni naho yakuye umugabo arashyingirwa. Jane yaranezerewe cyane. Kaminuza y'Abadivantisiti bo muri Shiri yamubajije niba yakwemera kwigisha amasomo ya Bibiliya muri kaminuza. Jane nakuzuyaza yemeye kwigisha amasomo ya Bibiliya, dore ko ari byo yize. Muri iyo myaka 5 yamaze muri Shiri nibwo bwa mbere yarabaye umukozi wa kaminuza. Uyu munsi Jane ni umwe mu barimu 5 bigisha amasomo ya Bibiliya muri kaminuza ya Andrew. Ubu ndi kubabwira iyi nkuru, Jane yigisha amasomo ya teolojiya muri kaminuza ya Andrew, kandi ubu afite imyaka 28. Jane amaze imyaka 6 yose muri Shiri. Ibintu byamubayeho ntabwo yarabyiteze mu buzima bwe. Bibutse neza, iyi kaminuza ya Shiri ifite abanyeshuri bagera ku 3,000 bose, kandi benshi muri bo ntabwo ari Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi gusa.
itorero rya shiri ndetse n'iyi kaminuza bifatanyije bari kubaka ibyumba 50 byo kwagura iyi nyubako. Ibyinshi muri byo ni byo gucumbikira abanyeshuri biga teolojiya ndetse n'abiga uburezi. Bene data, tubashima amaturo yanyu y'Isabato ya 13 muteganya kuzatanga iki gihembwe azajya gufasha umurimo w'Imana mu gihugu cya Shiri. Mwumviye neza rero ibyabaye kuri Jane byamubayeho byaramutunguye. Yakuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze gukurirayo ni naho yize yiga muri kaminuza y'Abadivantisite, ni naho yize yiga muri kaminuza ya Andrew yiga ibijyanye n'iyobokamana teoloji. Nyuma yaho ntabwo yatekerezaga yuko igihugu cya Shiri ari igihugu yabamo cyangwa yakoreramo, gusa yaje kujyayo. Amaze kugerayo wumvise ko byamugendekeye, ni naho yakoze akazi ke, ni naho yashatse umugabo. Mbese mwebwe bijya bibagendekera gute? Nawe uhise wibuka igihe byagutunguye, cyangwa uhise wibuka ahantu uri kuntu byagutunguye, uhise wibuka umufasha mu bana kuntu muba mwarahuye kumva nawe ni igitangaza cy'Imana. Gusa byose ni byiza iyo biri mu mwuka w'Imana. Wowe wumvise amakuru y'ahandi bwa mbere, ndagusaba ngo ukore subscribe, kanda like, kora share kandi uyageze ku bandi. Ntubyihererane ibi byiza. Inkuru ya Jane ni inkuru nziza kubera yuko akora umurimo w'Imana. Ngewe abagezagaho amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda nitwa Noah Emmanuel. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wanyandikira muri comment. Ikintu cyiza ni uko ugiye gusangiza amakuru y'ahandi abandi. Murakoze, mugire Isabato nziza n'ibihe byiza. World Mission Report.